fungura TikTok yawe uyikandeho ifunguke, jya hano hari agasaraba uhakandeho, manuka hano handitse Gold Coast uhakandeho, manuka hariya hari Search uhakandeho, zamuka hariya handitse Search uhakandeho, wandikemo ijambo T-shirt. Okay. Zamuka hano handitse Shirt Snap Gallery, hano uhakandeho, urabona ko T-shirt yaje, uhite uza hano hari plus uhakandeho, uba ugeze muri galeri mu mafoto yawe ufite muri telefone, uhita ushakamo ifoto ushaka gushyira kuri ya T-shirt. Okay, njyewe rero ngiye gushyiramo iyi ngiyi, ninyikandaho irahita iza kuri ya T-shirt. Okay, birabaye ibi ngibi, urabona ko tayari ifoto yanjye yageze kuri ya T-shirt. Okay, nindangiza rero ndaza kugena amasegonda iyi foto yanjye izamara iri kwipurayinga, nshobora kuba 15, 60, ndakandaho bitewe n'aho ushaka. Andi kuri 60, nindangiza rero nze nkande hano hatukura hano kugira ngo itangire yikine igere ku masegonda nshaka. Okay, tayari urabona ko tangiye kurekodinga amasegonda nshaka, maze ngende rwose ningera ku masegonda nshaka ko azamara, mpite nkanda hano hari V 20. Okay, yageze, nkande kuri V, birabaye, akavidewo kanjye kabe karakozwe. Nindangiza rero nshaka kugira ngo nze kuyapulodinga, akora kuri next hano, hanyuma rero ninjya kuyapulodinga ndahita nza hano add description, nandikemo uko nshaka kuyita, urugero nandikemo dore uko washyira ifoto yawe kuri T-shirt.
ndangiza nemeze, ubundi nkande hano kuri post hano. Tayari ifoto yanjye ya uploading, ntegereze igere ku 100.